ubwo tugeze Nyabugogo turicara nta hantu dufite ho kujya nyine twaricaye tuva saa sita tugeza saa 10 inzara itangira kuturya nta kintu turarya nta kintu na kimwe akana turagakurikira katujyana ahantu muri rigori karatujyana bagenzi batwo baradusaka baranadukubita ubwo umubyeyi aramfata anjyana iwe ndahagera mu kuhagera nta mwana nigeze mbona ndamubwira ngo ejo naje i Kigali nje gushaka akazi nakabuze naraye ahantu hasi niyo mpamvu nambaye ibintu bisa nabi arambwira se mufashe nkakujyana mu rugo ko ufite undi mwana wajya witaho wabishobora arambwira ngo ngwino njye kukwereka umwana uzajya witaho amfata akaboko anjyana ahantu mu cyumba hari uducuma utubindi ubona nyine ko hari ibintu biteye ubwoba noneho nkubise amaso ku buriri mbona inzoka nini cyane nahise nkubita urugi ndiruka maze kwiruka umugabo anyirukaho noneho ubu ngubu uri kuyobora traffic birabujijwe gutwara ikinyabiziga wasinze ejo nuramuka ugize amahirwe ukabona perimi utwara imodoka ubanza utwara abagenzi none nurangiza akazi ubone kujya gusinda birabujijwe gutwara ikinyabiziga wagize ute Yes, turagusuje kandi duguhaye ikaze wowe mu bice uherereyemo byose. Imana ibane nawe kandi ikomeze kukurinda amahoro. Nitwa The Voice wa Mujasi, ndagarutse ndi kumwe n'umwana w'umukobwa ukiri mutoya hano muri kumubona. Nyabona ndakwinginze ndagusabye ngo kora subscribe. Twagarutse n'imiriro, inkuru za danje, inkuru ziguha amasho, inkuru zikora ubuvugizi ku bantu runaka. Ubaye hari inkuru wifuza gusangiza abantu dukurikirana ugomba kuduhamagara kuri 0783488833 hanyuma tukabasha kuba twahagera tukavugira abo bantu cyangwa se n'abandi bantu bari hirya no hino bakabasha kumenya ibiri kugenda biba hirya no hino ku isi cyangwa mu Rwanda muri rusange. Uyu mwana w'umukobwa afite inkuru ashaka kubasangiza. Ntago ari ubwa mbere wenda mumubonye kubera yuko ntago ari hano agiye kwivuga hambere, hari n'ahandi yagiye avuga iyi nkuru yewe. Birashoboka ko baba baramubonye aho ngaho wenda si ngombwa ngo tuhagaruke, ariko urivugara nta kibazo. Ndabizi neza yuko hari abantu bari busange bakuzi, ariko nta kibazo ivuge. Amazina nitwa Uwineza Anita, ariko abantu benshi banzi kuri Anne. Witwa Anne, ni Kanita tuba twahiriye. Nageze i Kigali birahinduka. Ibintu byagize gutya birahinduka. Nageze i Kigali birahinduka. Ubu witwa Anne? Ubu niyo mpamagaye ngo Anita numva bimbangamiye. Cyangwa ntumenye uwo bahamagaye? Njye nyine birambangamira, none mpita nkubwira ngo ariko hajya umpamagara Anne. Kuki? Oya se. Ni ukuri kw'Imana. Kuvuga ati njye iryo zina ntabwo ari iryanjye. Nitwa Anne. Rero hari umuntu ubwira ngo nitwa Anne agahita avuga ngo Anita se, ngo Anne Marie se cyangwa ni Anna. Barambwira ngo ni Anne Marie. Kuki se warihinnye ukitwa Anne? Njye urumva ntabwo wari uri proud yo kwitwa? Oya, nari proud yabyo. Aho nageze i Kigali mama wacu niwe wandeze, noneho mageze akajya amamagara Anne. Ngo Anne nawe ukitaba? Yego. Wumva ni keza? Numva ni keza. Nawe mpita ngenda ndagakunda. Wita ugakunda cyane. Ubu ngubu usubiye no mu cyaro iwanyu baguhamagaye Anita ntiwamenya uwo bahamagaye? Reka nabwo uwo ninde uri kuvuga icyo kizina.
cyangwa ubwo tuvuti ndabahamagayira ukishijisha bita wijijishwa vuga ati umuntu uri guhamagara nini. Aha twigendere na story yacu kaga story wigeze kuganiriza abantu bakayikunda. Yego. Story ukuntu rwose ngo wagize utya uri umwana warangiza ukajya kurera inzoka. Ntabwo wari uko nubwo wari umwana buto kwanza wayireraga nkurera umwana. Byagenze gute? Urabanza tubwire ukuntu nyine ngo wavuye iwanyu ubu niki story hanyuma tugende tuzamuka. Ntabwo turi bukoresha iminota myinshi, ntabwo mbashaka ko abantu banjye barambirwa. Okay, nawe mfite imyaka nka 14. Yego. Hari umwana wo mu cyaro, nari ntarajya i Kigali, numva nyine i Kigali ari ahantu heza. Noneho nganiriza agashuti kanjye twiganaga, ndakabwira ubundi waretse tukazigira i Kigali. I Kigali kari heza. Yego. Naramuganirije ndamubwira ko iyo umuntu agiye i Kigali ubuzima buhinduka. Umuntu aza yambaye neza, akaza asa neza. Wazaretse tukajya i Kigali tugashaka amafaranga natwe. Mwana inshuti yanjye mbimubwiye nawe nta gushidikanya yaranyemereye. Turapanga. Urumva nabimubwiye ikigoroba. Bwakeye mu gitondo tuzinduka tugenda. Yego. Muzinduka mugenda. Mugiye noneho nyine twarateze kugera ahantu dutegera. Igare. Twateze moto itugeze ahantu dutegera, kuko kuri moto ni 2 kugira ngo tugere ahantu dutegera. Turagenda turahagera dutega bisi. Twari tutaratega bisi, twaragiye kuri bisi. Noneho bakatubaza se mu gihe tugiye i Kigali, babanza kwanga kudutwara. Noneho hari ahantu bakora amamodoka. Twabonye umuntu uri gukora imodoka, turagenda turabegera, turababaza ese imodoka yapfuye? Baravuga ngo yapfuye. Ngo none se mwareka niba muri kujya i Kigali mwaduha karifuti? Baratubwira turi kujyayo, nari bimudutegereze turakabaha. Imodoka ishoje baduha rifuti tujya i Kigali. Batugejeje Nyabugogo badukuramo. Bamaze kudukuramo hari nka sangahe? Twageze Nyabugogo nka saa 6. Yego. Saa 6 z'ijoro? Z'amanywa. Ubwo tugeze Nyabugogo turicara, nta hantu dufite ho kujya. Nyine twaricaye. Tuva saa 6 tugeza saa 10. Inzara itangira kuturya, nta kintu turarya, nta kintu na kimwe. Noneho saa 10, saa 11, saa 12, saa 1 haza akana k'akamarine. Karatubaza ese mumeze mute? Ko nahereye saa 6 mbabona mukaba mutaragenda, mwaje hano kugira uti? Turakabwira ngo twaje gushaka akazi. Karatubwira ngo nese ngo mwaje tukabereka ahantu natwe tujya kwirarira, ko natwe twaje i Kigali nkamwe. Nyine turabyanga, turareba turajya kurana n'aka kana, reba ukuntu gasa, kambaye nabi. Natwe turabo mu cyaro ariko tukarusha kwambara. Mwariremeraga muri make. Nyine nubwo hari igihe aba ari uwo mu cyaro, ajya abona umuntu wambaye ibintu bisa nabi pe. Katuvuga iti wapi. Ubwo tubanza kubyanga. Kana karagenda karavuga ngo nyamara mubishatse mwaza. Twanga, turabyanga. Tumaze kubyanga karagenda. Kamaze kugenda haciyemo umwanya, ubwo byari saa 1, saa 2, saa 3, saa 4 karagaruka. Atubwira mwaje ko hano i Kigali nta muntu wapfa kugufasha, ko nta muhwe bafite. Ubwo akana turagakurikira, katujyana ahantu muri rigori. Karatujyana, bagenzi batwo baradusaka, baranadukubita. Bamaze kudukubita karadukiza, karababwira ngo mubarekere,
ubwo baradukubise ngo bari kutwigisha kumenyera, bari kubamenyereza ngo umujyi. yego niko badukubitaga batubwira nyine ngiyo abana bariya abamarine iyo hajemo abandi bana ngo ntibabakubite ngo ntabwo bamenya ubwenge, bari barimo babigisha ngo yego. Ubwo turaryama muri rigori buracya mu gitondo, noneho bucya mu gitondo buri wese afata inzira ze agenda bagahurira hantu nijoro. Noneho nanjye mbwira wa mugenzi wanjye fata inzira ugenda ujye guhiga nanjye njye guhiga, nimba ntarabona akazi turi buhurire nanone hano. Ndafata inzira ndagenda, maze kugenda mpura n'umumama aransuhuza arambaza ngo umeze ute sha, ndavuga ngo meze neza. None se ko mbona wambaye imyenda isa nabi biti? Ndamubwira ngo ejo naje i Kigali nje gushaka akazi nakabuze, naraye ahantu hasi niyo mpamvu nambaye ibintu bisa nabi. Arambwira se mufashe nkakujyana mu rugo ko ufite undi mwana wajya witaho wabishobora, ko nakurera nk'umwana mu rugo? Ndamubwira ngo nabishobora, ndamubwira ngo n'abana nzi kubitaho. Ubwo umubyeyi aramfata anjyana iwe, ndahagera, mu kuhagera nta mwana nigeze mbona, barangaburiye mbese ibintu bigenda neza. Ubwo burira turaryama, ntangira gutekereza ndavuga se umwana banzanye kwitaho yego, naryamye ndi kubyibazaho. Buracya mu gitondo umumama agiye kujya ku kazi arambwira ngo ngiye ku kazi, arambwira ngo dadi ngo ari bukwereke umwana uzajya witaho. Ngo dadi ninde? Papa w'uwo mugore? Umugabo we. Ngo ari bukwereke umwana uzajya witaho. Ndavuga ko nta kibazo, ngo kandi nizere ko ugira ibanga, ngo sinzigere numva ibintu byo mu rugo ubivuga. Ndamubwira nanjye ndi umukobwa mukuru mu rugo, kwita ku bana ndabizi, nta n'amagambo ngira, niyo abana bo mu cyaro bavuze ikintu barabakubita, ngira ibanga. Ubwo bimaze kugenda uko umudamu ajya ku kazi arambwira oke sawa reka njye ku kazi, bari bukwereke umwana uzajya witaho, nizere ko uzabikora neza. Umugore aragenda, ubwo umugore nyine yagiye, bimaze kuba nka 4:00 umugabo araza, amaze kuza arambwira ngo ngwino njye kukwereka umwana uzajya witaho. Amfata akaboko anjyana ahantu mu cyumba hari uducuma, utubindi, ubona nyine ko hari ibintu biteye ubwoba. Noneho nkubise amaso ku buriri mbona inzoka nini cyane, nahise nkubita urugi ndiruka. Maze kwiruka umugabo anyirukaho, amfata akaboko arambwira ati sha ntabwo bakubwiye ko hari umwana uzajya witaho? Ndavuga ati umwana se niyo nzoka? Ankubita urushyi. Ubwo n'ikindi gihe sinzongere kumva unyitira umwana inzoka, uyu ni umwana. Kandi ari inzoka? Niko bavugaga ngo ni umwana. Ubwo umugabo arambwira ariko sha twakubwiye ko ari umwana, we jya ukora ibintu tuzajya tukubwira, nubikora neza nta kintu umwana azagutwara, ni umwana. Ariko tukiri aho wenda mfite amatsiko yo kumenya nyuma, ntabwo wigeze ushaka kumenya ni umwana babyaye yari inzoka boroye, byari bimeze gute? Bamubyaye ari umwana ahinduka inzoka, byagenze gute? Njye ntabwo mbizi, nahise nanjye nahabaye aho ngaho bambwira ngo ni umwana, ntabwo ubizi. Yego nabibona uko nyine bakambwira ngo ni umwana wabo, ntabyo nari nzi. Ubwo umugabo aranganiriza ndacururuka, noneho nahise nanjye no gutekereza nindamuka mvuye aha ndasubira kurara ku muhanda, imbeho irara inkubita, mbese nyine numva uravuga uti ndemera mbane n'inzoka. ubwo banyereka ibyo nyine
ndabyakira, arongera arahanjyana. Ubwo twageze aho mu cyumba, yegera nyine iyo nzoka. Amaze kuyegera avuga amagambo ntazi mu kirimi ntazi. Amaze kuyavuga ahita ambwira ko ngo ngaho dusohoke, ubu umwana yakumenye. Ubwo ndasohoka, bigeze nko mu ma 5:00 ahita ambwira ibyo guteka, ntangira guteka. Ubwo nkateka nkajya gutegura n'ubundi. Namara gutegura bamaga iminota 10. Maze gutegura nasohotse, bamaga iminota 10 aba ari yishira mpite njya kuzana ya sahani. Ubwo ubuzima ndabumenyera, nkajya njya gukoramo amasuku, nyine barabimbwiraga. Noneho njyewe iyo nzoka naherukaga kuyibona uwo munsi umugabo ajya kuyinyereka. naho ubundi iyindi minsi naragendaga nkajyana ibiryo gusa, sinayibonaga. ubwo nyine nkajya nkora ibyo bambwiye, nkayigaburira, nkagira ute. Noneho ubundi 5:30 byabaga ari itegeko ko ngomba kuba nahishije. Noneho hari igihe nigeze gutinda guhisha, nari ntetse inyama, nyine kumwe uba washyizemo amavuta, washyizemo n'inyama uri kugaragura. Nagiye mu nzu ngiye kuzana irushe, maze gusohoka sanga inyama zahindutse isosi, nta nyama n'imwe irimo. Mu izina rya Yesu. Ese mvuga abantu bakorana n'abadayimoni n'ibiki? ko nta salisa nigeze shyiramo, kuki byabaye isosi? Inyama zari zikirimo se? Nta zari zirimo, nasanzemo isosi. Noneho wa mugabo kuko nta kazi yagiraga, naragenda mubaza, ndamubwira none se ko nari ntetse inyama nkaba nsanzemo isosi? Umugabo yankubise urushyi, arambwira ngo sinakubwiye ngo 5:30 uzajya uba wahishije? Ati iyo byagenze uko umwana aba yashonje akaza akabyikorera bigahita bishya akabirya. Noneho nkibaza se mu masegonda ngiye mu nzu umwana aba ahishije? Niko nahise nawe mubwira. Wakoreraga amashitani. Noneho umugabo arambwira ngo ibyo ntibikureba, ngo sinzongere kubona bigeze 5:30 utarahisha, ngo jya unateka kare 5:30 zivuge wahishije. Arantonganya nyine, ngo uragira ngo uzaduteze ibibazo wowe? Ubwo nsaba imbabazi nyine. Ubwo birakomeza, nkajya ntegura. Noneho ngiye kumara ukwezi, nenda kuhamara ukwezi, nibwo naryamaga mu nzu nkisanga hanze. Ukisanga hanze? Yego. Noneho ubwo bwa mbere byarabaye nisanze hanze, ubwo bakankingurira nkababaza se ko nari ndyamye mu nzu nkaba nisanze hanze. Ubwo umugabo agahita avuga ngo kuba wisanze hanze se ngo hari ikintu wabaye? Icyo twakubujije situzumve ubibwira abaturanyi, uvuga ibintu byaha mu rugo, uri kumva? Nanjye nkikiriza, ubwa kabiri biba uko, ubwa gatatu, noneho ubwa kane nibwo naryamye nisanga hanze nazanye igisebe. Wiki? Reka nyerekane iyo nkovu, reka nyerekane iyi nkovu se ngo yaje ngo byagenze gute? Urumva nararyamye nisanga hanze, maze kwisanga hanze nza nyine nkanguka mbona nacitse igisebe. Ntiwamenya uko byagenze se? Ntabwo nigeze mbimenya, nakangutse nyine mbona haje igisebe ndi kuva amaraso. Yego. Hanyuma se ubwo wisanze hanze gute? Ntabwo ndi gusobanukirwa, cyangwa wari wasinze?
nasinze se umwana w'imyaka 10 n'ingahe abanywe inzoga cyane, hari abazinywa ahubwo banazimereye nabi cyane. Ni Kigali sinari mamenyereye, nibwo bwa mbere nari mpaje. Ubwo nyine nisanga hanze, noneho ntangira kugira ubwoba, ntangira kuvuga ati ubutaha naratetse nsanga inyama zahindutse isosi, ndatuza. Ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu ndi kwisanga hanze, ubwa kane noneho ncitse igisebe, ubwo ahantu nimaguma noneho ntibazananyica, inda nahapfira amaherezo. Niko nahise ntangira gutekereza. Urumva kuko rimwe na rimwe banumaga ku muhanda. Ubwo naje kwamenyanira n'umukobwa, tumaze kumenyana arambwira se ahantu baba baraguhemba? Ndamubwira ngo hoya mpaba nk'umwana mu rugo. Arambwira se nkurangiye akazi ntiwakajyamo? Ndamubwira ati nta kibazo nakajyamo. Ubwo maze kubimubwira nibwo yandangiye akazi. Ncunga wa mugabo ari mu nzu kuko yakundaga kuba ari mu nzu. Mpita mfata utwenda twanjye nushyira muri envelope ndagenda njya muri ako kazi, mva muri urwo rugo. Naho mpageze mamaze ukwezi, umugabo waho ashaka ngo turyamane. Ubwo ndabyanga, nibwo yahise abwira umugore ngo anyirukane. Umugore nyine aranyirukana. Amaze kunyirukana nibwo nahise nisubirira mu rugo. Wisubirira mu rugo iwanyu mu cyaro? Ubwo wari umaze nk'igihe kingana gute uvuye mu rugo iwanyu? Urumva hari haciyemo amezi 2. Yego, amezi 2. Ko wareraga iyo nzoka, wayigaburiraga gute? Urumva nkiba muri urwo rugo nayitekeraga inyama, umuceri, amafiriti, mbese nyine ibintu ubona ko ari byiza. Noneho muri rusange twebwe abo mu rugo ntabwo twari twemerewe kurya ibintu nakwita ko ari byiza. Twaryaga indyo za kinyarwanda ari nk'itegeko, turya ibijumba, imyumbati n'amateke, ibintu nyine nk'ibyo kandi bitogosheje. Batubwiraga ko ibyo biryo byiza ari iby'umwana. Umwana ari wowe w'icyo kintu cyangwa iyo nzoka? Yego. Hanyuma nk'umwana wareraga, byabaga ngombwa yuko nkurikije uko abakozi bakora, bajya kuyisasira bakayifurira ibyo umwana araramo. Wowe wabigenza gute kuri icyo gisimba? Urumva njyewe nkihaba narafuraga. Urumva njyewe ubundi nyine barabimbwiraga, nyine umugabo yabaga ahari, mbese we nta kintu yakoraga. Ubundi nabyita ko yamfashaga kwita kuri uwo mwana, kuko yarambwiraga isaha zageraga zo kurya, yahitaga ambwira ngo genda ushyire umwana. Nkahita mbijyana ku meza, iyo najyagayo ntabwo nayibonaga, cyangwa n'amashuka. Iyo wajyanaga ibyo kurya ntabwo nayibonaga. Noneho yaba yenda nk'amashuka akambwira ngo genda uyazane. Inzoka nayibonye umunsi umwe umugabo ajya kunyinjizamo gusa. Ntabwo wibazaga ahantu yabaga igiye ngo wenda urebe niba hari umwobo hafi aho ngaho iba yasesemo? Uzi ubwoba nabaga mfite wowe? Wabaga ufite ubwoba se ukinjiramo? Umuntu ufite ubwoba ntabwo yakwinjiramo, ahubwo aba ari nk'undi yahita asohoka akitaha. Nari gukora iki? Nta tike nari mfite, urumva, nta nimero zo mu rugo nari mfite, mbese byari ibibazo. Nta kindi nari bukore usibye kwihangana. Wa mwana mwazanye se we byaje guherera? Hari uwo watangiye inkuru tubwira ko mwazanye mukorerana imodoka. Nawe yaje kubona akazi. Uriya ni Yaka. Yaka se ntabwo muzi? Ni Yaka mwana. Yego. Nyine umwana twazanye nawe yaje kubona akazi, nabwo ku giti cye nyine afite story ye. Afite uko mwatandukaniye aho ngaho hariya Nyabugogo. Ngayo nguko. None se ko bijya bibaho yuko njya numva, njye ntabwo mbizi, ntabwo mfite ubumenyi bwinshi, ariko ni story njya numva
ngo iyo umenye ibanga rya Satani uko byagenda kose ngo bikugiraho ingaruka bakugendaho cyane, ntabwo ujya ugira ubwoba ukavuga uti kuba naramenye ibanga rya bosi wanjye kandi nawe urumva afite uwo akorera, kimwe ushobora no gusanga atari umuntu nyamuntu, ibintu bimeze gutya ntiwamenya ngo ni ibiki, ukaba wenda wagira uti ashobora kuzantera umunsi umwe. Njyewe ibyo ngibyo nta kintu mbitekerezaho ngo ndabivuze bizantera. Imana niyo irinda umuntu. Bumva bitabaho ko gutera. Usibye Imana niyo irinda umuntu. Niba hari ikibi cyari kumbaho nkihaba. Kuko icyo gihe nibwo bari bamfite. Nawe uvumo w'Imana itavumye, ibyo nta kintu mbitekerezaho, ahubwo fata umwanya nkasenga. Ubwo se urasenga wowe? Ndasenga. Uyu munsi ko utagiye gusenga? None se njyewe urumva kubera mu rugo twese ntabwo twajya gusenga, ntabwo twagira rimwe gusenga, gusa kuwa gatanu njyewe njyayo kuwa gatanu. N'ahantu ukora akazi ko mu rugo? Umuntu uzi ukora akazi ko mu rugo ameze nkanjye. Umuntu ukora akazi ko mu rugo aba ameze gute? Ntabwo aba yiyitaho. Ntabwo ari cyo bisobanuye. Abantu bakora akazi ko mu rugo baniyitaho cyane. Oya, ni ukuri abantu bo mu rugo biyitaho. Ngo nguki? Uzi ko hari ahantu ushobora kujya gukora, sibyo? Yabona ukuntu wambara, yabona ukuntu witera utumekapu, mbese agahita kwirukana. Nese wowe wiyitaho gute nyine ku buryo ushobora kuvuga ati nta muntu ukora akazi ko mu rugo washobora gukora bino bintu? Nese umukozi wo mu rugo, reka nkubwire, n'umukozi wo mu rugo ntabwo ashobora kubona umwanya wo kugendaho na gatoya. Kubera iki se? Njye kandi hari abo njya nkoresha benshi. Nguki? Ni ukuri. Biterwa n'umuntu. Oya, benshi ngenda bakoresha rwose bakora akazi ko mu rugo. Hari umuntu nzi. Man, abakoresha reka nabyo mbivugeho. Abakoresha nabo hari igihe nyine baba ari abana babi. Noneho ugasanga nk'umuntu afite nk'umukozi, sibyo? Noneho ugasanga aramubwiye ngo rero ngo ujye ugerageza ukarabe, ngo mba numva uri kunuka. Ari nk'umugore cyangwa umugabo? Ugasanga bose wenda bari kubivuga. Ese abakozi mu rugo baranuka? Ndabizi se nyine hari ibintu abakire bigiye. Ese wowe ko wagakoze waranukaga? Wagakoze icyo gihe ugakora barabikubwira? Njye nabyo bambwiye, ariko hari umuntu nzi ujya ubibwira abakozi be ngo mujye mugerageza ngo mwoga ariko. Oya, nibyo, ariko n'ubundi baba bagomba koga. None se ntabwo baba baboze? Ugasanga nk'umuntu ni kuvuga umuntu ubutoze nyine abagomba ko harimo abantu batitaho, hari abantu batitaho, hari abo njya mbona nanjye bagenda ukabona uturenge twuzuye ivumbi, ukaba wagira ngo ntajya yoga. Baza umuntu ufite ivumbi ku birenge se ahantu hatagaragaraho byagenda. Reka nkubwire, umuntu yabyutse arakoropa, yabyutse arafura, nyine yakoze ibintu byose bibaho, urumva? Yareka gute kuba asa nabi? Ko hari abatasa nabi, ntabwo ibyo baba babikoze. Ariko mbwira, baragutumagije ku muhanda, sibyo? Hari ahantu uba noneho bagura ku kiro buri kanya ku muhanda, buri kanya ku muhanda. Bande bagura ku kiro? Hari ahantu nyine ushobora kujya ugasanga nk'umukozi wabo birirwa bamutuma ku muhanda, akantu kose ajya ku muhanda, ubwo ivumbi rikamujyaho. Kuko uri kubivuga ngo nk'ahantu ukora urugendo runini, abakozi mu rugo ko bahahira ahantu hafi. Oya, ahubwo hari ukuntu umuntu nyine isuka batari ibintu bye, birashoboka. Ariko njye ntabwo nabihuza n'akazi bakora, kuko akazi kose wakora, akazi wemerewe kuba uri gukora ukaba waba uri gusa nabi. Noneho abantu bakora ibintu by'ibiyedi, ibintu byerekeranye na biriya n'iby'ubwubatsi, kubera ivumbi burimo birashoboka yuko waba uri gusa nabi, ariko nabwo wavamo. None se waba uri gufura bya bintu, hari ibintu bikujya ku maguru uba uri gufura,
by'imikoro. Wese buri munsi barafura harimo ahantu fura buri munsi cyangwa barenza nk'umunsi umwe wenda abantu oya harimo ahantu fura buri munsi abo baba bafite abana yego ni nkibwirira ka gastori ka wa muntu se bi ameze ate shushu be ameze neza ndavuga shushu be se wamumenye shushu be wamumenye uri kuvuga ubu ntabwo ndi buvuga izina humura sheri wanjye se ndavuga wa muntu ye ngo muherutse ngo guhurira ngo Igisenyi we ahageze akubembwira mbabaye uriya muntu wowe reka ako ani kuki ukundwa cyane kuki njye mbona abantu baba bagusariye nka abasi uyu mukobwa ni gusa agira none se reka nkubwire wa Mujasi ubona ntari mwiza mbona atari mwiza nkubwire umuntu njya mbona mwiza ni sheri wanjye wenyine sheri wawe wenyine nta wundi muntu njya mbona ubwiza ko no kwihumuriza ni biki niko nk'ufite agahinda arumva kakagumisha mu mutima ariko mbese agahinda kanyishe kubera ukuntu nyine nkukunda noneho kugira ngo wihumurize ukavuga ati reka ndenzeho usivuge ko uyu muntu mukunda mugani biranashoboka nabyo amakuru y'uriya muntu se uriya musaza ntacyo ni umusaza buriya burasa afite nka 40 n'ingahe arashaka mbaye uwo muntu tumuvuye twajyaga tubyina indirimbo ze abashobora kuba ari no muri za senkana wowe ni ukuri pe reka nkubwire wa Mujasi hari abantu tubona baririmba buriya se aririmba gospel ariko byarambuye bimeze nk'ibyamujabutse sigaye mbona yirirwa hostinga kuri TikTok oya ahubwo yari arakaririmbo ikibazo bareta ndakubujije oya ako karirimbo kiwe se kara ka Bruce Melody kandi Desende mwana twavuze ubwo twavuze Bruce Melody akosane igiye gusenyera nawe ugiye kuba umwe muri ba bakobwa basenyera uko koko twanuzuye wambabariye oya ngiye ntago nabikora urumva naje kubona nese komeruka ariko kugigira cyane nageze koreka wigeze ko bimbwira ko ubona ntahenze ubona ngewe ntahenze ariko Bruce Melody yasohora akaririmbo keza pom 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 ariko rahameze neza muraherukana se urumva nari nkikora mu kabari i Rubavu urabona ntago nyihakora nari mazeyo nk'icyumweru mwahuriye mu kabari muri rusange yari yagiye ahantu mu gitaramo cyo mu kabari se oya ahubwo yaraye ahantu nakoreraga kwa kundi barara mu mashambure noneho abwira boss ngo yankunze yakada urumva icyo gihe nari ndi gukora muri kontwari bankuramo rega ngo njye kwakira ngo umukiriya kubera yari yagukunze gutuma boss i Rubavu noneho ndagenda mushyira nyine n'icyo kunywa yanywaga icyo gihe mbabare gusa n'uri kutigeze uvuga izina we twivugira akubita ikintu bita Primus cyangwa Bimba nari nzi ko ari iz'abagore kubita rwa Mubimba yesu we ndayimushyira arambwira ngo se wowe ngo nta kintu uri bunywe ndavuga hoya nta kintu ndi bunywe mpita musezera avuga ngo hoya ngo sha atangira kunkora ngo sha ngo uri cyiza we akunda bavuga akajwi gatoya sha uri cyiza we ngo uri cyiza we naho ijwi rye rirasaraye ngo uri cyiza we ngo none se ngo uranzi ndavuga ngo hoya guko mana nyine abambwiye izina ijwi risaraye ngo ntago nzi ngo umuntu
ngo umusitari se witwa uko ngo yemwe indirimbo z'Imana zitwa uko baririmbye ngo kubita utababarira se kumuvuze sikumva nashyizemo ikinyabupfura warangiza none se reka ngo bari baramuneye iyo story ntabwo twe twaravuze ko tuzamushyira hanze nyine none se tumushyize hari izina rye tuvuze ubwo se umuntu utazi iyo ndirimbo nini niwe none ahubwo se kumva ko ninde utakazi se ye ni indirimbo ya Melody iyi ndirimbo ni ya Melody urumva ndamubwira aho ya nta nyine njye nari namenye karibu ndamubwira aho ya ntabwo ndamubwira izo ndirimbo najyaga nzumva nahise mvuga ngo najyaga nzumva mama ziririmba kuya mwumvishe ko angana na mama nawe ngo ni njyewe ngo rero ngo umuntu wagukunze ngo ntago ndi imbobo noneho ahita ambwira nyine yesi itangira kunyibarishwaho ngo ubunga abantu banzanye kurara hano ngo banjyaniye imodoka bose gutya na gutya arambwira ngo i Kigali urahazi ndavuga hoya ntabwo i Kigali mazi ngo none se ngo wakemera ngo tukararana ngo uko nazajya ngo uko nazajya nanagutumaho ukaza n'i Kigali ukahabona ndavuga ngo hoya ntabwo byakuramo muze ntabwo byakunda navuze hoya noneho mumaze kugenda nyine muhakaniye mpita nanagenda nanamusezeye yaka ngo yagukunze ariko ko ari njyewe witwa Yakamwana nakumenye cyamamare noneho ubu ngubu uri kuyobora traffic birabujijwe gutwara ikinyabiziga wasinze ejo nuramuka ugize amahirwe ukabona perimi utwara imodoka ubanza utwara abagenzi none nurangiza akazi ubone kujya gusinda birabujijwe gutwara ikinyabiziga wagize ute wasinze ariko birabujijwe no kubomora wasinze ubu se umuntu yabomora yasinze akabishobora Yakamwa wabishobora byerekeranye no kubomora rero ni twese n'abapasiteri n'abapadiri kubomora byo ni bisanzwe ariko nyine utasinze kandi wabomora ukabomora mu rugero twikomereze aribwo twari tugeze ku mukozi w'Imana ukuntu nyine yari arimo gutera injuga nyine urumva nyine ngo wamunaza ariko ngo akazajya nakubwira ukamusanga n'i Kigali akakwereka niho wari ugeze ubwo urumva nyine naramuhakaniye maze kumuhakanira akimbwira ubusa mpita nsohoka ahantu bari bamwakiriye nari namwakiriye ndigendera noneho mpita nsubira kuri kontwari bosi niwe wahise uza muri kontwari bosi ahita ambwira ngo ariko wabaye ute ngo ubwo se ngo ubwo wakiriye umukiriya maze inzoga namukireze ngo yambwiye ko ashaka ko muganira mwaganire twaganiriye ubwo hataciyemo n'iminota nk'itatu abahamagaye bose ngo yewe ngo umukobwa nakunze ati wapira kibereye arasuzugura ngo umukobwa nakunze arasuzugura bose arantonganya ngashaka no kunyirukana kubera ko wasuzugura umukiriya ngo nasuzugura umukiriya we ngayo nguko none se ugeze i Kigali ntabwo mwakomeje kuvuga nakonde mwaravuganye kuko ibyo bigeze kubingana urumva ubundi urumva n'undi kuko yaraye aho bwarakeye mu gitondo ansaba nimero ndazimuha nyine ubwo aranyandikira bisanzwe twigendere twigendere imvura iraguye Imana ibarinde mwibuke gukora subscribe nyine twamucasi bye sawa